ariko reka tuzabikora ajya avugira ukuri arakase niho mubivugira azemere yakwica uzemere ngo usokure wamukirara ugira ute azemere musokure uruntu nurukiza ushaka umusokuru oya ntabwo mvuga ngo ndikubishaka twaganiraga Tenza yuko cyari akumva uri kuvuga ngo ushaka umusoka ariyo mpamvu ahubwo we urumva mungani iyo akurikije ibyo ngibyo akavuga uti umugabo wanjye ni muto ngende mukuru urumva hazamo ibintu byo gufuha cyane akavuga uti wasanga kuva ari muto nyine yifitiye abandi ku ruhande dore murumuna wanjye ati dore noneho murumuna wanjye ndamumwegereje niwe bangana buriya bigiye kurangira amuntwaye kandi urumva bikaba ari byo byatuma afuha ntacyo yabaye buriya rero yanagutera n'umujinya mukazatuma mubikora ukavuga uteka tubikora none kavuga uti none ajya avuga ibintu biri ukuri sibyo aho umuntu akubeshyera ikintu wagikora akavuga ikintu kiri ukuri ntazabyemera ntabwo yabyemera nose munasa yagusize mu mirimo yiwe nta kintu utakoze ntanaze ngo gushimire akaza kunaga hanze nawe ngo zisohorase ngo njahese uramusuzuma ikintu ukora nose ari kujyana ye nta n'itike amaye kandi ariwe wanzanye kandi ikintu ukora ubukunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku munsi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri arabare mu Rwanda ndabari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mwandika muri comment abantu ni benshi mugira inama kandi zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi nta handi rero ndi muri ya quartier nari ndimo ubushize aho bita Kamabuye n'ubundi niho ndi hari famille nayo naje kureba mu minsi ishize bari bagiranye ikibazo nyine nk'umuryango nkuko bisanzwe imiryango yose kugirana ibibazo bibaho ndanarahageze turansanga bari gusera ari umugore n'umugabo bari gupfa nyine ngo umumama apfa umugabo na murumuna we ngira ngo abakurikiye ikiganiro barabibonye turahagera tugerageza kubaganiriza ngo batuze ariko biranga umudamu yari afite uburakari bwinshi nyine ariko nyine birangira tugiye babwira ko bakwiye kubikwicara bakabiganira nk'abantu bakuru bakabikemura mbese twasize nta gikemutse ariko byagaragaraga ko nyine umugore afite uburakari bw'uko nyine murumuna ari kumutwara umugabo ariko ntazibanye zidakomanya amahembe bafite ukundi kuntu babigenje rero nahamagaye umugabo nyuma twaratashye bambemera ko bari buze kwicara bakabikemura bakabiganira nka famille bigakemuka rero nafashe nimero y'umugabo ndamuhamagara turavugana mubaza uko byagenze musaba ko nasubira kubasura nkareba twaganira tukumva niba koko ikibazo cyarakemutse neza niba barica bakabiganira nk'umuryango bigakemuka anyemerera kuza kubasura niho tugiye kujya rero ngira ngo ni na hano tugiye kujyayo turebe uko bimeze twumve niba koko umugabo baraganiriye nk'umuryango barabikemuye niba se hari ukundi kuntu byagenze niba baragiye mu buyobozi cyangwa niba nta hari ubundi buryo byagenze cyane ko umugore yavugaga ko ashaka kugenda kugira ngo nyine murumuna we asigarane n'umugabo niyo mpamvu rero tuje kugira ngo turebe buriya niba waragiye ahantu ugasanga hari ikibazo uba ugomba gusubiraho kugira ngo umenye neza niba koko cya kibazo cyarakemutse cyangwa niba cyarananze gukemuka ahubwo hakaboneka ubundi bufasha kugira ngo imiryango yongere bane neza nk'ibisanzwe bamuhibuka rero nahangaha hari inkweto bashobora kuba bari mu nzu yiriwe meze mutesi kumera murakomeye nzire ko ntabatunguye nari nabwiye umugabo nari namubwiye ko ndibuze kubasura numva cya gihe twaraganiye ariko ntibyarangira neza ngo naravuze ntizagaruka nyuma kubasura kugira ngo tumenye uko byagenze arahari se amubwira akaza kuko numva rero twari twaganiriye umeze ute se ndabona umeze neza komera mugabo rwarakize warorohewe cyane birimo biraza gake ntago mwicara oya mwe nimwicare nta kibazo nge niba murushye mwakicara twebwe se ko
twamenyereye guhagarara nta ribi fasha gutya akamikoro ya nta ribi murakomere ko muri hano mwenyine se madame ari Madamu yagiye. yagiye mu kazi Yagiye mu kazi. ese akantu ko kugenda ugasigara bundi ko numvise ubushize kari kaba Oya, uyu munsi naruhutse ntabwo nakoze. ntabwo wakoze we yakoze We yakoze wakora uyu waruhutse munsi. cyangwa niya tekinike wakoresheje Naruhutse. Kuko iyo ari ya tekinike urumva ntabwo twari kuvugana ibintu byamubabaje ubushize wumvaga afite ikibazo cy'ukuntu ajya mu kazi navuga ko ugiye mu kazi ariko bikarangira ugarutse none n'ubu turaje madamu ntahari uhari wenyine nyine we akora buri munsi ariko ngewe njya ncishamo rimwe na rimwe nkaruhuka. Yego. aya yitwa ndongo Merine. Merine umeze ute se Merine Nshaho. urakomeye uracyari muri Kigali ntago wayiva murega Mbere ntabwo yagenda. Kigali wanze Yanze kuyivamo kuyivamo neza neza. wayivuye mugatanga amahoro umuvandimwe Ni amahoro nambabujije ariko ngewe. ubonye ikibazo cyari gihari ugushize ko ari wowe Hapi. utangiye Oya, ikibazo cye cyavutseho. Urumva nyine kwa kundi yakekaga ibintu uko byabaye ibintu kandi bitabaye. Ashaka kumwirukana ariko twaje kubigana nubwo atabyemenye biracyari kwa kundi nyine biri kuvuga. reka tuvugishe ukuri mwa bantu mwe wenda ntago ahari uriya mu mama wenda turi hano turi twenyine umuntu ashobora kurakara kuriya akagira uburakari n'umujinya ungana kuriya n'imyanzuro imeze kuriya nta makuru ufite ababeshyera nta kintu na kimwe abakeka nta kintu na kimwe cyane Nyine we urumva yakurikije amabwire abaturanyi bavuga bakamubwira ati nyamara nubwo wagiye umugabo wagera utya akagaruka mu rugo ati we na murumuna wawe bakagira ibyo bakora kandi urumva ntabwo byari byo nta kintu kiri hagati yawe Wagarutse. nta kiraba Nungu wabona nta kiraba ariko agarutse. kizaba Nta kiraba. nta kiraba ariko kizaba oya keretse wenda ucitswe ariko nta kiraba ni ukuri mama mwamumehemukire reka mbabwize ukuri kandi ibintu birezi kuba nyine wa umuvandimwe cyangwa n'umwana wawe hari igihe abigukora bitwara umugabo rwose akakumutsa ukumirwa cyane bibaho da asemerewe ngo usabye wamara aragusaba kangahe uramusaba kangahe njyewe nkurikije ukuntu yari arakaye nahise numvaga nyine kuko ari byo byavuga Urasika ari kamera. yawe akunda guhubuka ariko reka tuzabikora ajya avugira ukuri arahangase niho mubivugira azemere Yakwica. uzemere ngo usukure Wamukirara. ugira ute bazemere musokure uruntu nuruki uzaba ushaka umusokurura oya ntabwo mvuga ngo ndi kubishaka twaganiraga Kenza yibutsa ari akumva uri kuvuga ngo ushaka umusoka hanyuma wenda ntari ni papa ndi numva kuvuga papa Keve mwarabyiranye uriya mama yego dufitanye gusa mu bigaragara urabona ko ari mukuru wowe ukiri umusore ubu ugiye kuvuga ngo mberanye n'uyu none ahubwo se kuri kubyivugira njye nabivuze urutangiye ngo urangwa ni mukuru mugende mutoya ugahita ureba Merine uragenda wivamo gake gake ubwo nako turakamenya nashaka kubaza mwabanye muto ubundi uriya mukuru uyu nguyu urabona wowe akunze mama mukuru uko biri kose wenda uriya nawe twahuriye inama muri Kigali kuko iwabo ni mu cyaro n'iwabo uyu nguyu twahuriye nawe muri Kigali mu kazi turakundana ese urabona ubwo rutagiye gusenyuka buriya ari garanti waruha ko ndeba urumva hari abantu bavuze bati n'ubundi iyo ubanye n'umuntu mutangana uruta cyangwa uruta akenshi bikunze kubaho dutekereza ko nawe ariyo mpamvu oya ntabwo ariyo mpamvu ahubwo we urumva wa mungani iyo akurikije ibyo ngibyo akavuga uti umugabo wanjye ni mutoya njye ndi mukuru urumva hazamo ibintu byo gufuha cyane akavuga uti wasanga kuva ari mutoya nyine yifitiye abandi ku ruhande dore murumuna wanjye ati dore noneho murumuna wanjye ndamumwegereje niwe bangana buriya bigiye kurangira amuntwaye kandi urumva bikaba ari byo byatuma afuha nta cyabaye buriya rero yanagutera n'umujinya mukazatuma mubikora ukavuga uteka tubikora none ukavuga uti none ajya avuga ibintu biri ukuri sibyo aho kugira umuntu akubeshyera ikintu wagikora akavuga ikintu kiri ukuri ubwo byatuma gutera umujinya ukahita ubikorera cyane rwose emere sibyo gusa igihari ntabwo wenda ntabwo tuzi buriya ukuri kuzwi namwe muri batatu washobora kuba avugisha ukuri mwebwe mukabihakana muri babiri biranashoboka kimwe nuko mwamuvugisha ukuri nawe wenda kubera gukeka n'amabwire nawe ugasanga harimo no kwibeshya abundi si ijoro agenda ijoro agenda rirakubangamira
uragenda se undi yabona umwanya wo kuba bari kumwe yazanye muri umurenge ngo musigarire ku rugo kare atarakubeshya bivuze ngo umugabo aba ari wenyine umugore azinduka ajya mu kazi nawe ugasigara ku rugo oya akagenda ijoro arazinduka kandi we wirirwa nta kazi ufite se wowe na kuri kumufasha kuzuza inshingano zo mu rugo sibyo ubu hasigayeho rate urumva umugore aba yagiye mu kazi none nyumvira ngo azinduka amajoro nawe birakubangamira amajoro ye aguta mu busaswa oya nta kibazo cyagenda niyo yakongera indi saka agenda mbere y'izo saha nta kibazo ahubwo ugize imana ntiyataha oya azajya kubivuga ugize imana abana ntiyataha ikibazo abana ese uri kumwe n'umuvandimwe we oya burasigira ngo yahasigaye nyine hose n'abana bitaho imere ryasigara rero ubushize turi kuvugana we yarafashe umwanzuro wo kumwirukana uravuga ngaho kugira ngo agende ngo we yagenda ariko bose nta numwe wagiye ariko yaravuze ati se ni gute ngitsora umuntu nkakubwira ngo ngende ukemera ngo ngende kanuribwa ko wakavuze ariko wabonye ukuntu ari indwanya uriya mujinya nari nkuko umuntu wari wankuyeho inyama yandi inzara yamaze buriya byari umujinya ndavuga uti nawe niba ushaka kugenda ugenda urabizi umuntu we yarakaye avuga nyine ibintu byinshi cyane gusa nanone nyine ku rundi ruhande mumworohereze urumva nk'uko nguko bagiye mu kazi abakeka gutyo akamenya ko utari bukore nawe utari bukore akabasigana ugira ngo agende umutima ubwo azajya reka nawe gukora rwamunga keretse asabye konje twari turuhukira rimwe ukajya mwirirwa twaruhukira rimwe nibyo byaba byiza none se kumva ako yajya akora umutima uhagaze igituma abake mwagikuye ni igiki se twe ko nta n'igituye urumva niba umuturanyi avuze ikintu ejo umuntu akacyumva n'undi abaturanyi rega babaye babi ushaka kuvuga uti gushirira n'umuntu amazi muri dushe Emeline nawe nyine Emeline nawe ari utuntu tw'udufuti wenda ajya agira nuko umuntu abimubwira ntabyumve nk'ubu ugasanga nicaye gutya wamungana akaza nyikoreshaho urumva n'umuturanyi yabibonye nose yo kunkora mukoranaho oya ntabyo gukoranaho ariko nyine umuntu wese ntabwo yaca umuntu akagukoraho ndi kugenda bisobanukamo gake ni ibiki se kuvuga ngo mwicaye ukamukorana mukoranaho muri mazi nyine ukaba uri kumbwira ngo mukoraho kandi nanjye nshobora gucaho gutya akangukora se wabyemeye ko nawe se mukoranaho he none niba mukoranaho nyamara wa mama afite rezo ndetse se yiki oya reka nkubwire ke sibyo kandi murashurashura nukuri iyo akakageso murakagira wenda nuko bigora ahubwo siko ariko nihangana wa mungana umuntu guta mu buriri muri iryo joro urumva akagenda butaranacya nyine birumvikana wagiye mu kazi none ubwo urumva nuko nihangana nakagiye mbyuka mungana ngita nkumangira na muri umuntu nkabubwira uti kambe nibereye aho ngato twiganira umari rumwe n'ubundi murabikubise ko nta kamera ziri mu nzu wenda n'ubundi birari niyo nabikora ntago byaba buri munsi zo gushaka umusoka cya kintu niba ari cya kintu niba ari rwaru azajye Mene se azabyemera ntago yabyemera nose umuntu yagusize mu mirimo yiwe nta kintu utakoze ntanaze ngo gushimire akaza kunaga hanze nawe ngo nsohora se ngo njyaheze uramusuzuma ikintu ukora nose yari kujyana ye nta n'itike amaye kandi ariwe wanzanye kandi ikintu ukora urabona ko yakihamyaga yihamyaga icyaha nk'aho ari ibyabaye kuko ukuntu wamungani wamusuzuguraga n'iki utambaye reka nze nkubaze rero nzagende nzagende se zabajyaye se ashaka gusubira mu cyaha nyine mbwa nzagende uzagenda agumye gufata urabona mu rwanda nta mukozi uhari usigarana abana umufashiriza umugore uyu nawe azankuraho ubu se hari wabivuga hari ubu yabivuga ngo amufashirize umugore kugira ngo umufashe kugira ngo gukoropa no koza ibyombo nagize ngo hari ibindi giye kuzana mbanze nkubwire umugabo kuki udashaka agenda nyine mbajya ngasigare mu kazi ko mu rugo nk'ubu turataha tugasanga yatetse ese ubwo ninde wajya ubikora ko umugore aba yagiye mukuru we niba afashe umwanzuro ngo agende ari wo muzanye ari bavukana bahuje amaraso nyine aba ni abavandimwe ugomba kubicaza ukabaganiriza gusa n'umudamu nyine we umudamu ebana ni hasi hejuru ikintu gitangaje ni ukuntu udashaka ko agenda nicyo kintu umuntu ashaka kwibaza n'ubundi ntukoroka nyine urumva madamu abyuka ijoro yabyuka muri iryo joro urumva uyu nguyu asigara mu kazi
mwekera Sibyo? icyayi abana Eh. nkabategura bakajya ku ishuri. urumva yajya abona ukuntu yajya abyuka agatekera abana icyayi none se agakoropa akagira we niba gute ashaka kumwirukana wasanga afite ubundi buryo azajya abigenza wenda ntabwo amwe ahubwo namukodeshereza inzu ahandi akaba arimo kugira ngo bafate umwanzuro bageze ariko Eh. abagore mwaratubonye ku buryo umuntu yirukana umuntu ukajya kumukodeshereza indi nzu ikibazo none ukajya uyimusangamo niko ahita atekereza Oya. ujya kumukodeshereza ugiye kujya uyimusangamo oya ntabwo nabimubwira Niko ahita ntabwo nabimubwira ko nabimukodeshereza gusa ntabwo urumva wakodeshereza umuntu inzu ngo wenda ashire nk'amezi abiri utavuga se wa muntu aracyabaho wagera gute ucaye ukamusura ukagerageza ariko ntutinde ugahita utebuka ariko ntabwo nabimubwira ngahita utebuka. ese ntuzabyemera njye nari nzi kugira naje mvuga ni ese nahise ko ndibuze kuhamusanga ariko uretse ko n'ubundi byari kuba nka bya bintu ntabwo byari gutuma tuganira neza yabonye agira umujinya vuba arakara vuba nyine gusa nanone ku rundi ruhande bifite ishingiro ntuzagire ikintu utuma kigusenyera kigutandukana n'umuntu niba mukunda ariko oya ndamukunda ikintu ndabizi ngiye kuvuga Yego. ikintu kizakwereka ko abagore ibintu wenda urabicyara igihe ubikeka atari byo ariko hari n'igihe ubikeka ari byo ikintu kizakwereka ko umugabo wawe afite umuntu agucaho inyuma mu bantu Yego. ashaka kuba umukozi ibyo nta byadanje turabizi ko bibaho no mu mafilime barabikina cyangwa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa undi muntu wese mwene wanyu wo muri famiye yego ikimenyetso cya mbere kibikwereka ko umugabo aguca inyuma kuri uwo umugore cyangwa umukobwa aragusuzugura aragusuzugura uko yakubahaga nyine uko wamwubaha nka mukuru wawe nk'ubu ngubu umusozi icyo kintu kamusoko uruntu tayari agasuzuguro areba mukuru akabona nta hantu ntacyamurusha arakuzi wambaye ubusa arakuzi wese nk'uko azi umugabo we nawe aba akuzi nyine wese bivuze ngo abamurebana aba ari umugore mugenzi we nyine basangiye umugabo cyane aho ngaho agasuzuguro niho hantu gahera nyine ugatangira kubona mu rugo ibintu byarahindutse yego nawe ugatangira kutava mu rugo ubwo ntabwo ndi kuvuga ibyanyu ni urugero ndi kubaha urugero, yego. impamvu uriya mumama nawe impamvu nyine abakeka impamvu yumvikana nawe ugatangira kugira impamvu zituma utava mu rugo noneho yanaza agakora ugasanga byagenze nka kuriya akavuga ati n'ubundi byararangiye abantu baciye niyo mpamvu rero akenshi iyo byagenze kuriya nawe ntabwo abariwe ahubwo urumva haza amagambo y'abaturanyi bati kanaka bigakubitiraho n'agasuzuguro ukuntu yamurebaga nawe twarakubonaga n'agasuzuguro n'ukuntu yamureberaga ku rutugu murebaga nabi byadanje gakubitiraho ngo no kumuhungura akantu mu bwanwa ari wowe watekereza iki ko abagore mu barenga aba yasaze agira ngo abana sinzi wishinga ibye ni murumuna wawe yawe umushinze inzoga ese inzoga arazo ariko urabona nanone ukuntu yasaze wari wigeze murwana akagushinga inzara ko yaguhinduye ibisebe byarakubabaje sibyo ntabwo byambaje se ni njyewe kumva ikintu cyari rero we ugomba kumenya uko witwara hagati yabo uko ari babiri niba mwarafashe umwanzuro wo kugumana twaragumanye ufite umwanzuro nawe ukamenya uruhande urimo ukavuga ati niba ari umugore wanjye ndamuha keya zihagije niba uyu ari murumuna w'umufate nka murumuna we gusa nta bindi byinshi nagize ngiye kuvuga ngo n'uyu na murumuna w'umuhe cyangwa musagure njye muhe keya zihagije nanasagure murumuna yambaza ibyo ni ibyo uzi ko waba ukora bimbaza se ibya mbere warahimbajije ikintu cyose buriya mu rugo ni ubwumvikane igihe cyose muzahangana nzajya nyine muhanganye kandi nimuhangana nawe ntuzaba uri kubaka wowe ntabwo waba uri kubaka sibyo mbese ubwo kugira ngo wamungane kamwiburize nk'akantu gato ko ugiye kumuca inyuma kure hari umuvandimwe we ntiwafatira hafi ahubwo ukagumeza umuryango ukabana neza fresh ariko ntabwo mvuze ko nabikoze kugira ngo ujye kure wajya hafi ugata umuntu mu nzu ukajya bavuze ko munsi y'umukandara nta kibahiro cyaba rwose tuvugisha urinda umuca inyuma wawe ubyihoreye wabika Meri ufite umugore mwiza ufite umugore munini ntuzancuke sibyo ubyihoreye wabika gushuka se njye nkurusha imyaka Merine ugiye gufata uje i Kigali ejo bundi batangiye bari kwifashiriza ntiyari agiye mu cyaro wenda ko wakinze ukuboko nyine asura uyu nguyu urabona yari kujyayo ugira ngo uyu nawe ntabwo yari yamaze kuba kamuri yari kuba yabaye kamuri nambwire mbyuke ngenda
ariko se wagenda nawe rero nuko ubuzi ko nyine uhagarariwe n'ingoravoma ni gute se wa nawe nuko ubuzi ko nyine uyu mugabo Ewa. ntatuma agenda atatuma ugenda ariko nawe ntiwagenda wasubira mu cyaro ukajya guhinga ubyuka wicaye unywa igikoma n'inzobe yatangiye kuba inzobe yeze mba nicaye cyenda sanze uri kumfata umva hashya noneho umugore wawe n'umuvandimwe we bana biracyari induru kuva cyagiye na n'iyi saha ari kuvuga uti murumuna wanjye nataruvamo ngenda ruvamo nigendera waragenda cyane rwose none wakemuye ikibazo se ese njye nabuze amahitamo ndagikemura gute koko njye nabuze amahitamo pe nese kugira ngo umugore agende uyu uzahita umugira umugore uyu ubwo yagiye n'uyu nguyu bajyana ese ubwo urumva agumye aha yaba bigaragaye ko n'ubundi mushatse byarangiye bivuze ngo umumama aracyashaka ko yagenda cyane rwose natagenda na mu gitondo yagiye arakaye ambwira uti simusanga aha ngaha nawe uti wigenda cyane nabuze amahitamo reka ese urabura amahitamo bose ni abagore bawe wabuze amahitamo ukagira ngo bose urabakunda cyane ndi kwanga ko murumuna we nyine yajya guserera azenguruka muri Kigali cyangwa se yasubira mu cyaro cyane iwanyu bakavuga bati wa mugabo ntakigenda nuko bahita banavuga niwaba ateye yatwirukana umuvandimwe kandi yaragiye kwibonera akazi nanone ukibaza se umugore bwo nagenda bwo bazavuga ngo iki kumva nyine kumva ko umugore wirukanye umugore ugasigarana murumuna we tayari umuntu ahita yumva icyo wakoze nyine ahita yumva ko wahisemo nyine murumuna we nanone umugore ukavuga uti umugore agiye yagenda akajya iwabo akababwira uti umugabo aranyirukanye ibiki n'ibiki uyu nguyu yagenda nawe akajyayo urumva mbese bimwe na bimwe byagenda bingarukaho hanyuma wowe data nkawe uri guteza ikibazo reka niko nabivuga nyine we utagiye wenda kubaza uyu ngo umugishe inama ngo none se ngo ngende ku giti cyawe ugereranyije uko waje n'uburyo mukuru wawe yagufashije akakuzana inani nyine n'uburyo bwose yagufashije wowe urumva ukwiriye kugenda nyine nk'uko ari kukubwira ngo ugende bitewe n'impamvu yo kugushinja ko umugabo we nyine muhura nawe rero urahindura mu kanya ngo nagenda ngo ngende ngo papa kandi ngende none ngo ntiwagenda abagira ngo yumvire yumvamo najyahe iwanyu ntabwo nasubira mu rugo njyewe ntabwo wonyabara ngo wayambuka umujyi yamubanye umujyi nawe hanyuma none ko kutagenda kwawe biri guteza ikibazo mu rugo rwawe tuzahita tumwumvisha gake gake azatuza murabizi neza reka dusoze rero nagira ngo mbasure ubwo reka twizere ko bizashyira bikagenda neza hagati yanyu ko muri batatu mwese muri bakuru nawe wenda uramama nawe azagera acururuka byumve ariko namwe nabonye ntazi ukuntu bimeze singiye kwicara ngo mbivuge ariko nabonye ntazi mubitware neza mwitware neza dore wubatse ukiri mutoya wishaka kugira ngo uhite usenya urugo none kuko ushobora ngo wirukane umugore uhekenye igufa ukazana uremera bunguri urakoze cyane reka dusoreze hano naho butaha